Bavandimwe, nizere yuko mumeze neza cyane, mfura z'iwacu i Rwanda ndetse n'abavandimwe b'Abarundi. Uyu munsi reka mbanze mbashimire, nabonye mwamaze kuba harabura abasubscribers babiri ngo mube 600. Ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ikintu cyiza kinyereka yuko dukeneye kwiga ibintu by'ubwenge kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba neza. Rero topic nshaka ko tuvugaho uyu munsi ni ikintu uza gusanga ari ingenzi muri ubu buzima, kuba wakagombye kukimenya, cyane cyane abantu bakiri batoya. Abantu bakiri batoya ni ibintu bizabafasha cyane, kuko buriya umuntu mutoya aba afite igihe kinini cyo kuzakora ibintu byinshi muri ubu buzima. Rero ni kenshi uzajya kubona ukabona nk'umuntu wabonaga wizeye neza, ubona uyu mwana wenda afite talent runaka, uyu mwana afite impano runaka ikomeye izatera imbere, uyu mwana azakomera. Ariko nyuma y'igihe y'imyaka runaka ugasanga wa mwana yagiye down, ugasanga nyine bya bintu ntabwo yigeze abigeraho. Cyangwa se ni kenshi cyane uzabona nk'umuntu wari ukomeye, afite ibintu byinshi, afite ibintu byiza, ahagaze neza mu nguni zose, ariko wagaruka nyuma y'igihe gitoya, wenda nyuma y'imyaka 5, ugasanga wa muntu yagiye hasi, ndetse ari hasi cyane. Ikintu kibitera rero nicyo nshaka ko tuvugaho uyu munsi, kandi twamara kukivugaho kigahindura ubuzima bwacu. Niba hari ikintu cy'ingenzi muri ubu buzima gishobora gutuma ubuzima bwa muntu bujya hasi, gishobora gutuma umuntu ashobora gusaza nabi, umuntu ashobora gusaza atageze ku ntego ze z'ubuzima. Niba hari ikintu gishobora gutuma inzozi wakuranye ukiri umwana, niba warakuze uri umwana muto, uvuga uti ngewe ndi kumva nzaba umukinnyi ukomeye, ndi kumva nzaba umuhanzi ukomeye, ndi kumva ngewe nzaba umupilote w'indege, ndi kumva ngewe nzaba umunyamategeko ukomeye, ndi kumva nzaba umunyapolitike, ndi kumva nzaba ibi n'ibi, wenda za nzozi mwari mugifite mukiri batoya. Niba hari ikintu cy'ingenzi gishobora gutuma ibyo bintu utabigeraho, ni ikintu twita irari muri ubu buzima. Ni kenshi wagiye wumva abantu bavuga ngo irari, ugasanga abantu bari kuvuga ati mureke kuyoborwa n'irari, ibintu nk'ibyo. Ariko uyu munsi ndashaka yuko tubivugaho kandi mu buryo bwumvikana, ku buryo guhera uyu munsi niba iki kintu wari utaragicishaho umurongo mu buzima bwawe ngo ucyandike ahantu, ukwiye gufata agakayi kawe k'ubwenge ukandikamo mu buzima bwawe utagomba gukontororwa n'irari ry'umubiri cyangwa se n'ibinezeza by'ubu buzima. Noneho ahangaha ndashaka twifashisha urugero kugira ngo ibintu tubyumve neza. Ni ukuvuga ngo muri kamere muntu nta muntu n'umwe ushobora guhaza irari ryiwe cyangwa se ibyo yifuza. Oya, arinda ava muri ubu buzima umuntu wese wagerageje guhaza irari ryiwe atabigezeho. Rero ahangaha urugero nshaka kwifashisha, reka twifashisha urugero rw'umuriro na esansi. Ni ukuvuga ngo iri rari turigereranye n'umuriro. Uzarebe umuriro iyo uri kwaka, iyo wa muriro uri kwaka ukagenda mu gihe wa muriro uri kwaka ukamenamo indi esansi, wa muriro urushaho kwaka cyane, umuriro ukiyongera. Rero n'irari ryacu, iyo irari urigereranye n'umuriro. Tuvuge wenda niba ufite irari wenda ry'inzoga, cyangwa se irari ryo gusambana cyangwa se kuryamana n'umuntu, wenda tuvuge ufite irari ryo kuryamana n'uyu mukobwa cyangwa se kuryamana n'uyu muhungu, cyangwa se tuvuge ufite irari uvuga ati wenda ndi kumva ndarikiye itabi, cyangwa se uri kumva uvuga uti ndi kumva ndarikiye betting biriya nayo iri mu bintu bishobora kumanipulating amayindi y'umuntu cyangwa se kwica ubwonko bw'umuntu, kubera ko muri kamere muntu buriya nawe twebwe dukunda betting cyangwa se urusimbi turimanywe narwo. Niyo mpamvu rero uzasanga abantu benshi harimo, cyane cyane ndabwira nk'abantu b'abana b'abasore, usanga umwana ukiri mutoya ari gufata umwanya we ubwo imbaraga z'ubwonko bwe bwose n'amafaranga yari kuyajyana muri betting. Ibyo nabyo bishobora kuba irari, ariko si cyo nshaka ko tuvugaho cyane uyu munsi. Ndashaka ko tuvuga kuri iki kijyanye n'irari ryo muri ubu buzima. Rero iyo ufashe rya rari ryawe n'ikintu urarikiye ukarigereranya, uzarigereranye n'umuriro.
iyo cya kintu ugikoze, niba cya kintu wari urarikiye uramutse ugikoze, iyo ugiye ukagikora, wenda wari urarikiye kunywa inzoga runaka, iyo ugiye ukagikora ntabwo ryarari rihita rirangira ngo wumve nyine birarangiye, wenda uvuga uti amudane, ntabwo bizongera, oya, ahubwo bigereranye nk'uko uba usutse esanse mu muriro. Niba wifuzaga wenda kunywa inzoga ku kigero wenda cya 2/10, iyo ugiye wenda ukiyahuza ya matabi na ya mayoga wenda kugira ngo nyine wumve bikemutse, ubashije kuba cya kintu urarikiye ukibonye uburyo wagishakaga nk'ejo cyangwa ejo bundi, uburyo wagishakaga, niba wagishakaga kuri wenda twari tuvuze kuri level ya 2/10, ejo noneho uzaba ushaka, uzaba ufite ryarari ku rwego rwa 4/10. Ni ukuvuga ngo ubigereranye na wa muriro uri kwaka, uragiye umenamo esanse. Niba umenyemo esanse wenda litiro imwe ya esanse, wa muriro revo wakagaho urahita wiyongera wake cyane, muri make urumva ko kuwuzimya bigoye. Ari nayo mpamvu uzabona abantu bamwe na bamwe bagerageje guhaza irari ryabo cyangwa se ibyo bifuza muri ubu buzima, usange nk'inzoga zamugize nk'umuntu utari gutekereza neza. Uzagenda usure bino bigo by'iwawa na hano bashobora kujyana abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, abenshi cyane cyane abana, njya mbabonayo bikambabaza. Niyo mpamvu dukwiriye guhinduka, cyane cyane uri mutoya, iyi ngingo irakureba cyane. Ni ukuvuga ngo uzasanga uko ugerageza gukora cya kintu niko ugishaka kurushaho. Rero inzira nziza ahangaha zino nyigisho bano bahanga basize mu bitabo baravuga bati, ugomba kumenya amahame y'ubu buzima, ukamenya yuko irari ryawe utazigera urihaza, bityo bikagufasha kubaho uri kontorora, nyine ukabasha gukontorora umubiri wawe, ukabasha gukontorora ubuzima bwawe. Ahangaha inyigisho nyinshi zirabivuga, yaba muri Bibiliya uzabisangamo, yaba muri Korowani, yaba mu mico iyi ngiyi isanzwe, n'amategeko ubwayo usanga bashyiraho ngo ikigero ntarengwa. Rero nakubwira ngo abantu benshi uzasanga ubuzima bwabo batagera ku ntego z'ubuzima bwabo, akenshi haba hari ikintu cyamwiziritseho, noneho za mbaraga zo gukora za nzozi zawe, za mbaraga zo kuba wakora ubuzima bwawe neza, za mbaraga zo kuba ushobora kujya muri siporo, ugasanga ahubwo ari kugerageza guhaza ryarari ry'umubiri we cyangwa se ryarari ry'umutima we. Kandi kuba wararikira ikintu ni ibintu biri muri kamere muntu. No kuvuga ngo reka nguhereze urugero, tukiri abana turi muri za pirimeri, niba wari kubona wenda umwana wazanye ibintu birenze, wazanye inkweto zirenze, cyangwa se tuvuge wenda muri nk'abanyeshuri ubonye hari umwana wazanye ibintu byo kurya biryoshye mu kigo kandi mwebwe atari bubahe, akenshi mwahitaga mubirarikira. Ni ukuvuga ngo bino bintu bijyanye no kurarikira ibintu byiza biri muri kamere muntu. Umuhanga rero uzaba kuri ino si uzatera imbere, kuko ahangaha umwigisha avuga yuko niba umuntu wese, ni ukuvuga ngo ahangaha uno mwigisha avuga yuko kuri ino si umuntu wese uzabasha gukontorora irari ryiwe, gukontorora lasiti, uwo muntu ikintu azabona cyangwa se ibintu azunguka ni bibiri. Ahita avuga ngo ubukire no kumenyekana cyangwa se kwamamara nibyo bizaba ibye. Ni ukuvuga ngo nubasha gukontorora irari ry'umubiri wawe cyangwa se kwikontorora wowe ubwawe, ukabasha kugenzura umubiri wawe, ubukire na femu cyangwa se no kwamamara nibyo bizaba ibyawe. Izo ni zo ngororano nyine. Uhita usanga abantu benshi nawe ubwawe ubitekerezeho, uko abagerageje guhaza ibyo bifuza nyine irari ryawe, byahise birimita, byahise bituma intego zabo, kubera ko urumva umwanya wawe, imbaraga zo gutekereza, imbaraga z'umubiri zose baba wazijyanye kugira ngo uhaze ryarari ryawe. Icyo gihe rero neca cyangwa se kamere y'ubu buzima ntabwo
ntabwo uzigera ubigeraho ngo wumve ubaye satisfied, ahubwo bizakomeza gukura. Rero icyiza ni uko uba ugomba gukora ibintu bya nyabyo. Tuvuge niba wenda ari irari ry'ibintu runaka, rikontorore ibintu byose, ubikore mu kigero ube ari wowe ukontorora buno buzima, ntibugukontorore. Uba ari wowe ukontorora irari ryawe cyangwa se n'umubiri wawe n'umutima wawe n'ibyo bitekerezo byawe, ntibigukontorore. Ahangaha uzasanga umwanzi ukomeye dufite muri ubu buzima ni twebwe ubwacu. Kuko ahangaha abantu benshi bajya babura n'umwanya wo kuba basoma ibitabo ngo bicare biga ibintu byinshi bishyashya by'ubwenge. Ubu ngubu isi yaroroshye, ibintu byinshi biri available online, ahubwo uzasanga wenda ari kwirebera utuntu tumushimisha kugira ngo ahaze iryara ry'ubwonko bwe cyangwa se by'ubwenge bwe, by'umutima we, ariko bidashobora kugerwaho. Numva ikintu cy'ingenzi ahangaha kizadufasha nk'abantu dushaka kugira ubuzima bwiza, ubuzima bwishimye, ubuzima bw'amahoro, ubuzima buteye imbere, ubuzima bufite ubwenge, ni igihe tuzabasha gukontorora irari ryacu, tukaba tubasha kwikontorora ubwacu. Ibindi byose uzabikontorora kandi uzabitegeka, uzagera kuri ibintu birenze nubasha gukontorora, kutayoborwa n'irari ryawe. Wibuke gukora subscribe aho hasi na like kugira ngo dukomeze tujye tubana muri video nyinshi nk'izi z'ubwenge zigira ibintu zitwungura. Ciao ciao.